sauna ahantu nganirira nabo nyine n'abantu ndahita muvugisha ntabwo waciyemo n'iminota haciyemo iminota 5 mbona arampamagaye nyine kuko yanyatse nimero muri inbox ya TikTok njya kubona mbona arampamagaye ambwira ati rero ngo fata moto unsanga hano Nyarutarama ngo tuganire nyine ngo ngufashe ngo nabonye umwana mwiza ngo nshaka kugufasha fata moto ndagenda nibwo nyine nasanze nawe aje ahita mwirambwira ngo we myenda ngo njye muri sauna ngo njye kota so waje kumucika muri tuwaka nzamuriro bita Keza yakomeje kuvuga ibi nzamurira Keza komeza ndakumva Linda nzamurira umuntu bita Keza Cedric aba ubwo narabyaga ko gakora service ngo amezi ubwo buteye nyine ngo njyemo ko nari nabyanze kuko mu buzima ariko nari ngiye muri sauna ntabwo nabimenyereye sauna ngiye kujya muri sauna namwe ati ngo ngwino ngo tubanze kujye ngo merekize muri sauna ngo mbanze note ngo nimva ngo nibwo turi buze kuganira nyine icyamico nawo bakobwa bajemo ubundi yashakaga kugira ako n'ubundi yarabishakaga kazaza nkuramo ibitenge biyo babonaga abakobwa bagiye koga nyine nko kuri misa nawe bajya koga bakagaruka agashaka kunkuramo ibitenge agashaka kunsiga biramunavuga ati wapi nabyo nshaka agashaka kubinsiga ngo basotse agiye koga agahita mfata agashaka kugira ngo bamweme imyenda nyine ngo tubikora ndavuga ati se ibyo bintu reka tubivugane reka kubikora muri sauna ibyo ni ibiki ushaka gukora muri sauna atangira kurakara ngo ndi pasiteri ngo kandi ngo nagwamagara ngo kugira ngo mufashe nawe ati nyine wambwiye ngo nze kuza tugane mufashe ntabwo nari nzi ko ibyo bintu biribuze kuba byo muri sauna ushaka kumfatira kuko ndi muri sauna yego ndabati se no muntu abaye okay ubwo nyine abashaka kugira ngo agufatire muri sauna kwa kenshi ibyo gufata amashusho umva ariko ninde ufite mic uwo ninde Aline can you mute your mic please Aline Tesi ibyo gufata amashusho ibyo gufata amafoto ibingibi byigeze bikwikorerwa njye nambwiye ati kuko ubwo icyo gihe byararangiye ndamucika ndabatereka njye ko gahita ngenda ndambara vuba kugira adakomeza ibyo ngibyo arimo ndambara vuba ngo yasohokaga ko ati ngo wowe iki se wese wambara vuba ndamubwira ati njye nshaka gutaha narambiye sauna ntabwo nyimenyereye tugaruke kuri mukuru wawe tugaruke kuri mukuru wawe byaje kugenda gute yaje kumukura he ndavuga papa nagiye kumva haciyemo n'amezi 5 arambwira ngo ubwo noneho Imana ishimwe ngo pasiteri nganyandike ngo kandi nabonye ngo akunze gufasha abantu ndabwo ati rero uyu muntu arakujyana muri sauna nayo yanjyanye arabati ngo wabona gatari byo ngo wabona atangira muri sauna ngo ngende umuntu mukuru reka njye kureba ndabwo ati rero wa mukobwa we ko tuziranye na profete ko muzi ahantu abeshya abantu gagiye kubafasha kandi agiye kubajyana muri sauna arambwira ati ngo reka njye kugerageza ngo ngende ubwo yazaga akambwira ngo ahantu yamujyanye numva kuko ibyo yakoze ibintu byose turahuje akora ibintu mwagira ngo ni ibintu bari kwikurira mu Rwanda ubwo arambwira ati kuko n'abandi nahise ngira ubwanda bwahita no muntu sinzi ibyo kabisa ngo nahitaga njya kwambara njya kumva asohoka bambwira ati ngo none se ngo wambabariye ngo ukaguma hano ngo gatonya ngo tugasangira ngo kuko nawe ati wapi ngiye ntabwo nyanywa inzoga nguye ngo nta kibazo ngo wabyiga ariko ngo wabyiga ngo nawe ukanywa inzoga ngo tukaza gusubiramo mu kanya muri sauna ndamubwira ati sauna ntabwo ngo nanambwira ibyo wavuze ngo tuze tuganireho ngo hoya ngo yisengera gahunda ngo reka ngo ngende ngo nyandikire ngo ukore ngo budget ngo y'ibintu ngo ushaka gukora ngo umbwire n'amafaranga ngo wifuza ngo nyaguhenga ariko ngo umugore imbuto ashaka dusangira agakantu ngo yise mbona akazi kihuta ngo reka ngende zo leta agafatara moto ngahita ngenda nanjye urakoze cyane ariko umva mugabo sinzi rwose ni umuntu mubi ariko ntabwo ari umuntu mwiza nubwo yitwaza Imana urakoze cyane thank you so much ndagushimiye Linda
Okay. Uyu nguyu reka mbe mu dropin. Mfite abantu benshi. Aha. Reka nguhe ubuhamya ubusomere ubundi ubusomere ubundi turakomeza. Hari ifoto ndi kugushakira. Hari ifoto ndi kugushakira. Basomere ubu butumwa. Sinashakaga kuvuga muri space, ariko uwo mugabo aherutse kuza hano Gisenyi kuri Sagabeya, ari akabari kitwa Sagabeya se. Arahanywera, yazanye abakobwa babiri bana abasigana n'uwo wundi. Yego message ndende ndaza kwigaruka hingi kamaze ndebe izi foto. Mana yanjye uramutse ndapfuye. Jesus Christ. Keretse abantu bari kuri TikTok. Umva Godfather. Nta kintu nangutwaye. Abantu muri TikTok we bakiye kubashiraho video murebe. Abantu muri TikTok reka mberekeye imbere y'amashire kaze murebe. Dova manura, ariko Cedric worazamura abantu utanareba niba hari ikintu kizima bagiye kuvuga. Yego arafite icyo avuga. Namanuke ntabwo agomba kutuvanga n'urusaku arimo namanuke. Dufite abantu Dova yanditse ngo ngiyo amaze kugira itagutuka wagira ngo baraziranye menya. Dova namanusaku ntabwo aza imbere y'abantu 400 na kuri Twitter mfite abantu 300 na ntabwo ari uko bikora. Ntabwo uzi imbere y'abantu 500 ko ufite ubuhamya duha agaciro uve mu rusaku. Sibyo kuko ubutumwa dufite ni bwinshi. Bw'uyu mugabo n'abantu umugabo ibintu yakoreye umwanda ni benshi. Hari byinshi. Sande ndashaka kugira ngo niba wowe witwa Sande wa muntu yitwa nde? Yitwa ngo nukuri ni Ntuza, yitwa Ntuza. Okay, give me a second. Hangana Ntuza hano. Give me a second. Niwe ngufite amakuru ya Rubavu bari Rubavu. Ntuza yamaze kuma amakuru yose. Ngafite ya Rubavu yose. Urantegeza mbe kuri live cyangwa urashaka kugira ikintu uvuga kuri ibi bintu? Koregare ariko ntushyireho kubwira bitari mu bonange byambayeho. Kuri uyu mugabo? Kuki utabivuga inshuti yanjye? Oya ntushyiraho ngaho ntabwo mbishaka. Okay. Uyu we ntabwo ashaka kuvugira ku karubanda. Uyu afite ntabwo mwabyumvishe. Ni benshi. So the thing is uyu nguyu n'undi mwana w'Ibutare. Ni umwana w'Ibutare igihugu arakiyogoje. Reka tugende dufate umuntu munzanira wundi Dova mu mugarure. Aha ngaha bari kunshakira amafoto y'ibyakoreye Rubavu ejo bundi muraza kumirwa. Munzanire Dova ariko Dova ongera uzamuke sheri. Umuntu wese uzi icyo ashaka kuva kuri mugabo azamuke. Muzamure Dova. Harya undi ninde agomba kuza. Rero cyatumye uyu mugabo muraza kubireba ndaza kubimanika byo ntagoza kubihisha. Bafata amafoto. Njye sinari nanabizi ko ari uko nguko nyine mbimenye ngeze ahangaha sinari nzi ko ari kasanzwe ateyebwe nyine numvaga ko ari umuntu washatse gufatirana umwana ngo amushuke bikarangira cyangwa se wenda ntekereza ntiwasanga ari no kumufasha hari wenda nuko ngeze aha nkumva abo bantu bandi bose yagiye atuburira babwira gutya babwiye uko nguko. Ibi ngibi rero byazanywe n'iyi nkuru y'umwana w'umukobwa w'umurundi kazi arimo guhigisha undi amutera ubwoba mu mwumva. Bonjour, Godfather. Nikate Nitwa Naila. Naenda kwandika kuri TikTok na nimero yawe. Kwari binashaka kuvuga kuri uriya ngo ni Jojo. Rero nena Tarama. Uyu mwanda. Abesha bakasambanyiriza nk'aba bakobwa. This must stop. None akabatera n'ubwoba. Uyu mwuga wo murundi kazi yampaye audio y'iminota 10 irenga. Mugende muyumvi. Muze muyumvi. Ntekereza ko ibi bidakwiye. Tumaze kwakira abantu barenga hafi bari uyu suwa munanera. Uyu suwa munane. Mfite ubutumwa bw'uyu musore sarengeye kubuguhereza ubunsomere kambuguhe kuri Ntuza.
uhite kamuguye kuri WhatsApp uhite ubusoma. Kono wese yanditse igitabo ndabivamo. Yanditse igitabo mfasha ubisome. Injiramo ubusome. Uyu nguyu nuwo tutora guhangaha nuwahangaha. Uyu mugabo ni byinshi kuko ntangira gutwitinga ahangaha sindagera kuri ibi bintu izi screenshot z'abantu batandukanye barimo uyu popo. Ikibabaje birangira abateye ubwoba ko ubesha akabumbura kanwa ari bumusengera agapfa. Yampaye nibasomere se. Soma hera hejuru ku kambere mpaka kuyanyuma. Muri kunyuma Turakumva. Akambere yavuze ngo hero nitwa Ntuza from X. Ni wa undi uvuye aha yego. Ni wa undi wa requesting agakuba ari kuri X. Ya mbere. Reka nguhe ubuhamya ubusomere ubundi turakomeza hari ifoto ndi kugushakira. Arongera ati basomere. Ubundi ati sinashakaga kuvugira muri space ariko uwo mugabo aherutse kuza barasangira wa mukobwa bashwanye kare akomeza kubabwira nabi abaka telefone ye bari bamwatse ngira ngo ubwo bangaga ko yabavamo abafotora birangira asohotse aragenda mugenzi we aramukurikira ubwo kakana gasigarana n'icyo kigabo hari umutipe ufite iyo foto araza kuyimpa kuko yabafotoye batarimura shaka Kinyarwanda hano kiragoye batarimuka abandi bantu baramwegereye uwo mutipe ufite iyo foto namubuze ndaza kuyisaba arayimpa nyiguhe WhatsApp gusa sinzi niba iyo foto yajya hanze kuko uwo mwana afite 17 cyangwa 17 umunyeshu ngo reka mbisubiremo sinzi niba iyo foto yajya hanze kuko uwo mwana afite 17 ubwo ni 17 ni umunyeshuri kandi amakuru mfite nuko ataraye iwabo iryo joro ndashaka iyo foto kuko umutipe wayifashe ari kumwe nako kabebi bamuzaniye ntabwo ari kwitaba nanjye mba twari twicaye byarangiye bahatwimuye nihangane yanditse ibintu bifatanye ariko nshishirije n'iyo message reka amafoto aze kuza ibi ngibi uyu muntu si wowe umuzanye ngo bamwita nde ngo bamwita Ntuza niko yitwa kuri X ariko uwo Ntuza anyandikiye kuri WhatsApp ntabwo ari umuntu wihisha aravuga ati sinavugira kuri X sindi kwihisha ngiyi WhatsApp yanjye iyo message yampaye kuri WhatsApp oya nabari muri hano kuri X barebe muri commentaire uwitwa Ntuza yigeze kuzamuka hano agiye kuvuga biracika ariko yari yanditse ngo afite amakuru ndatekereza ari yo yahise ahangaha mpereye ndapfuye hero mutuye hehe ndi kumva nabafasha hero dutuye Kimisagara mana we wumva gusenga haleluya nurumuka ukomeze ukuyobore Joshua ahitamo ha nimero hano ni message nazuka nziguhe uvuga ngo abasanga muri DM abasanga mu message ni nyinshi sande urumva ni nyinshi biteye ubwoba ngizi na sauna zose amafoto ya sauna ndayafite amafaranga yagiye yohereza ngaya yarahari aha ndabona yaramwoherereje nangahe ibihumbi 300 ya no ni 30 na 800 nzamurira umuntu bita popo vayo nababandi bandi bagombaga kuza muze Chelsea bimeze bite fungura mic uvuge cyangwa ugende wumvire hasi kuki ikintu mbaza kubera iki uyu mugabo ahanga ntabwo turinjira Okay, please mu keeping private zacu ntugire ikibazo ntabwo natanga private ntabwo nshobora kutanga Ntuza yanyu ntugire ikibazo don't worry ntabwo natanga information zanyu muri gutanga ubuhamya
ya twagiye. Hari undi hano kuri ntuza uretse gato tugende. Niba hari umuntu ufite icyo kuvuga azamuke. Birababaje. Twahere uyu mubyeyi avuze ko umwana we yamutwaye afite imyaka 19. Uyu nguyu uyurinda umaze kwivugira na mukuru we bamaze gutanga ubuhamya bose yatwaye bombi, umwe afite 20 undi ngo ni umumama. Tugeze Rubavu dusanze ufite imyaka 17. Ndagira muraho neza. Chelsea uranyumva? Chelsea ntabwo turi kukumva. Profile ifite igikwe. Ninde? Profile ifite igikwe. Nawe ufite ibibazo byawe. Uravuze ngo uretse gatoya. Uravuze ngo? Yo ifite igikwe. Bisobanuye? Yanjye. Ikiganiro turimo wacyumvishe? Warenzaho iki? Warenzaho iki? Aranashinyika ipu uvumwe. Cyohe gusa. Andebera uburoro. Ndebera. Kiboroki kiri kongera kuri questing. Undebere vrema. Turimo gutabariza undebere. Umusatsi wamubereyeho imviri ipu. Reka dukomeze. So abantu Cedric hano zamura abantu. Kendo bite. Ndababwiza ukuri niba mushobora guhishira umwanda nk'uyu nguyu mufite aganda gakomeye. Jojo nani Kendo bite? Sawa cyane Big Papa. Urakomeye? Byina. Sinzi niba ufite ikintu watuganirizaho cyangwa niba simbizi it's up to you. Subize sekondi kugushaka. Yego. Nibyo gusa. Ibyo birabaye bikubiyemo byinshi. Okay. Nikandashije. Urakoze cyane. Abandi hano ndashaka kureba abantu bose bambure request bazamutse. Keretse umuntu wanditse ufite icyo avuga. Uretse umuntu wanditse ufite icyo avuga abari uzamura. So ntekereza ko iyi ni space ya mbere itabaza ariko igiye gukurikirwa na nyinshi n'ibimenyetso byinshi. Abantu mwanyandikiye mwese mukama n'ibimenyetso byose, amafoto y'uru rugabo rufite akada ariko ufite indambi gusa. Uyu nguyu ati cyaze nanjye ndamuzi yashatse kunyoberaho muha ibye arambwira ngo muhe umwana baryana ndapfuye. Jesus Christ. Zamuka sheri. Babarira uzamuke mureke twangi. Babarira uzamuke nabigukundira. Okay, Muhanda gira icyo uvuze rero nawe. Yakugize iki? Muhanda abantu tumaze kwakira abantu